bamwe bati kiliziya yakuye kirazira, abandi bati abubu. Ukwemera gushya kwakuye kwa kera gakondo kwanakuyeho imwe mu mihango ya kera yagenderaga ku gutinya ingaruka zaba cyane cyane zitewe no kwica umuco cyangwa imigenzo itandukanye yari iriho. Mu nkurikirane z'ibiganiro amadini n'ukwemera tukazarebera hamwe imwe mu mihango n'imigenzo bitandukanye bya kera byakusanyijwe na Musenyeri Bigirumwami mu gitabo yise Imihango n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda. Imihango yagengaga muntu rero ngo yari ukwinshi, hakaba nk'iyagengaga umuntu n'undi muntu. Bata umuntu azira kurya abyina kuko iyo abikoze aba ari ugukenya bene nyina. Ikindi ngo iyo umuntu ashatse kuvuga undi muntu akavugishwa maze akavuga izina ry'undi atashakaga kuvuga, arongera akarisubiramo maze ati nawe arakavugwa. Iyo batabikoze ngo amusubire mu izina rero arivuge ngo kuba ari ukumukenya. Ngo cyaraziraga gutera undi ngata cyangwa ikibo kuko ngo byabaga ari ukumusurira gupfa atabyaye. Ikibimara rero kikabizirura maze ntibigire icyo bitwara. Ngo uwamuteye ingata rero cyangwa ikibo yagombaga gufata agatabonye kose maze akakamutera agira ati nguteye abana benshi. Cyari kizira guhereza undi kintu ugicishije umugongo ngo byabaga ari ukwiteranya nawe mukangana. Ikindi ngo gutera undi imbuto zo guhinga byabaga ari ukumutera kunanuka akazingama. Ngo cyaraziraga rwose ko umuntu yakora kuri mwishywa we, ni ukuvuga umwana wa mushiki we ntacyo amuhaye, ngo aba agomba kumuha igitare cyangwa ikindi kintu abonye. Iyo atakimuhaye ngo amutere isusumira. Ikindi kandi ngo umwishywa w'umuntu ntiyashoboraga kujya mu rutoki rwa nyirarume ngo acemo ikoma kuko ngo rwashoboraga gucika. Byongeye kandi mwishywa ngo ntiyashoboraga kurunguruka mu kigega cya nyirarume ngo cyasaza kitigeze cyuzura. Ikindi ngo umwishywa w'umuntu yaziraga kugera ku buriri bwa nyirarume, ngo ntiyaburaragaho, ngo byabaga ari ukumusurira nabi bikamukenya. Ngo yewe ntiyamugiriraga no mu kiraro cy'inyana ngo inka zapfa zigashira kereka bamuhereyemo amata akanyweramo, ubwo ngo nibwo bitagiraga icyo bitwara. Mwishywa kandi ngo yaziraga kunyara mu rugo rwo kwa nyirarume ndetse no kuhiyuhagirira ngo yamara inka zo mu rugo. Ikindi bavugaga ko ngo iyo umuntu ahawe ikiremve na nyirarume akakirya ngo ashirire amenyo. Nanone bata umuntu ukunda gutamira igikumwe akenya nyirarume. Ubundi bata umuntu iyo yisize amavuta umubiri wose agasigaza ibirenge ahura na nyirarume agapfa. Abanyarwanda ngo birindaga kwegera umuntu uri hafi gupfa arimo asamba kuko bavugaga ko ngo iyo yagiraga uwaruma byahitaga bimuviramo nawe gupfa nta kabuza. Umuntu ngo iyo yamaraga kugura n'undi myaka yamugaruriraga ku rushyi bike agira aturahinge weze, bikitwa ko amuhaye imbuto yo guhora yeza. Kogosha nabyo kandi ngo byagiraga imihango yabyo. Ngo iyo bogoshaga umuntu birindaga kujyana icyuma bamwogoshesha mu nzu ngo bahindukire bakimwogosheshe, ngo byabaga ari ukumukenya agapfa. Ikindi ngo ntawogoshaga umuntu ufite se na nyina izuba rirenze kuko byabaga ari ukubakenya. Hanyuma nanone kikazira gukoza undi muntu icyuma mu mutwe kereka bajya kumwogosha gusa, ubundi ngo biba ari ukumusurira gupfa kuko ngo wapfushije uwo bava indimwe ariyo bagikozaga mu mutwe. Umugore wabyaye yirindaga kuvuga icyo yabyaye akiri ku rweyo. Bavugaga ko yibeshya akavuga ko yabyaye umuhungu niba yamubyaye azahora abyara abahungu gusa, niba yabyaye umukobwa akazahora abyara abakobwa gusa. N'inka n'ihene ngo nta muntu wigeraga avuga icyo yabyaye, ngo yakivugaga atakiri iruhande rw'aho yabyariye kuko ngo akivugiye aho yahuraga ikibyara. Bityo rero ngo uvuga icyo umugore yabyaye cyangwa inka cyangwa ihene cyangwa intama ngo yakivugiraga kure cyangwa agategereza kukivuga ku wundi munsi. Uwabaga afite umugore kandi ubyara igitsina kimwe gusa ngo yamukubitaga igisura. Inka n'ihene n'intama bihora bibyara ibimasa nabyo ngo bakabigenza gutyo ngo bigahindura imbyaro. Ngo cyaraziraga kuba umuntu yagira umukobwa intorezo bimwe abantu bakina ngo yabaga amuzinze akazafata arongowe. Ngo umuntu yaziraga kurenga umwana ataragenda, ngo iyo yamurengaga yagombaga guhindukira akamurengura kuko ngo kumurenga byabaga ari ukumuzinga ntazagende. Ngo cyari kizira kurenga ingobyi cyangwa umusambi baryamishaho umwana ataragenda kuko nabyo ngo byabaga ari ukumuzinga umwana agakura nabi.
kimwe rero no guterera ku rutugu umwana utaramera amenyo nabyo ngo byatumaga atamera amenyo vuba. Ngo umuntu ubikiriye umwana maze umwana akanga gusinzira ngo ntiyashoboraga kuvuga ngo nasinzire vuba. Ibi bavugaga ko ngo ari ukumukenya, ahubwo ngo bakomezaga kumubikira. Abanyarwanda bavugaga ko ngo kizira guca hagati y'abana b'inkurikirane, bakavuga ko ngo kubikora ari ukubatandukanya bakazajya bazirana. Noneho rero umuntu uvuye kuvoma ku mugezi yikoreye amazi, we ngo ntiyashoboraga guca hagati y'abana b'abavandimwe. Ubwo iyo yabikoraga ngo yahitaga akora mu mazi avuye kuvoma akajugunya hagati yabo ngo atabakenya bagapfa. Nshuti, twakomeje kubana rero, reka igice cy'uyu munsi tugisubikira ahangaha, tuzakomeza ubutaha tureba indi mihango n'imiziririzo ya kera. Gushimire cyane gukomeza kubana natwe.